nitujya kuvuga tuzajye tuvuga ariko twibuke no gusaba neza kuko najyaga mbwira abantu ntikera najyaga mbwira nigeraga mbwira Imana nkayisaba abana 6 mu buzima bwanjye nakundaga abana 6 igihe kiragera nkumva ndashaka ndetse kubabyara 2 ariko Imana ibona ko 6 nabyaye izo mpanga bitashoboka ko wenda nazabashobora ariko umubare 6 irahumba. Imana ihimbazwe. Naje rero kuryama numva umuntu ankomanze kandi icyumba cyanjye nari ndyamyemo cyari gikinze. Ndavuga n'ibyo aribyo byose ubu uyu muntu ninde. Yarankanguye ngiye kumva kuko twari dufite radio numva barahamagaye numva umuntu aravuga ngo mwese muze. Tubahaye ikaze inshuti bakunze mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none kandi tubifurije impagarike n'ubugingo. Tubifurije kugira amahoro y'Imana mu bice byose muherereyemo by'igihugu. Abeza duhari ku bwanyu ngo tubabwire kugira neza kw'Imana. Uri mu majyaruguru y'u Rwanda, amajyepfo y'u Rwanda, iburasirazuba n'iburengero bwaryo ndetse n'abari mu nkengero z'igihugu cyacu, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none. Turi kumwe n'umubyeyi mwiza, umubyeyi original. Ni umubyeyi ugira urukundo, ni umubyeyi ukijijwe pe, ni umubyeyi ukunda Imana n'abantu bayo, kandi udakunda abantu ntabwo akunda Imana. Imana ni urukundo kandi ararugira. Twamusuye uyu munsi wa none kugira ngo tuganire ku rugendo rwe rw'agakiza, ku rugendo rwe rwo muri iyi si. Tuganire atwungura inama, atwungura igitekerezo, anatubwire kugira neza kw'Imana. Tumwigireho kuko abantu banjye, abantu b'Imana, abantu bacu mudahwema kudukurikira kuri uyu munsi, dufite byinshi byo kubabwira. Reka mwakira bibwire n'umuntu mukuru sinamuvuga. Mami nkwaye ikaze. Murakoze. Nitwa Mukarugomwa Brigitte. Ni umubyeyi nk'uko mwabivuze. Muri uru rugendo rero bihereye kera kose nabonye gukomera kw'Imana yanjye. Bihereye ndi mutoya ukageza muri aka kanya hari amashimwe menshi. Ahari ntari nagera no kwakira Yesu nk'umukiza wanjye, iteka ryose navuga ngo Yesu yambereye umwami kuko yangizeho aba muri jye ntari namumenya. Njya nshima Imana ko yamenye, n'ubundi niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yatumenye itari yaturema. Njya ntekereza kera, ngira ngo nahera niga nk'umwaka wa 4 mfite mu myaka 10-11. Ndibuka hari ahantu nigeze njya, bya bindi by'abana, nigeze kujya gucuruza amagi mu Bashinwa ahantu igishari. Mu gihe nari ngiye kujyana ayo magi, ariko nari mfite icyifuzo mu mutima wanjye. Icyifuzo rero nari mfite ni ukuvuga ngo cyari kinkomereye cyane. Ariko ngeze ahantu hari umuhanda, ndabyibuka naragiye nikanga napfukamye kubera yuko
numvise bindenze, hari ikintu nashakaga cyane, nsaba Imana kugira ngo Imana impe icyo kintu nasabaga. Nabonye Imana rero, naragiye maze gupfukama aho hantu n'amarira menshi, ariko icyantangaje ni uko hatashize nk'iminota 20 mbona imodoka inyuzeho. Cya kintu rero nasabaga Imana, aho hantu muri iyi misozi y'Ubuganza ni myiza cyane, birambitse, ariko natangajwe nuko icyo kintu cyahise kiva mu modoka kikubita hasi. Narongeye nsubira iruhande rwacyo ndapfukama, nshimira Imana ko impaye icyo nayisabaga. Ubwo rero nagiye mbona gukora kw'Imana, naho hantu haranshimishije cyane, kuko uyu munsi iyo mbwira abantu ndavuga nti umuntu ashatse ntagasabe gato, ajya asaba n'ibibyibushye, kuko byose mu kuboko kw'Imana birahari. Ubwo rero nakomejeho, nkomeza kuba umwana mu rugo, igihe kiragera nza kuba inkumi. Rero kera ndatekereza ko ntabwo nasamaraga. Abantu benshi, ndetse hari ahantu hitwaga mu Banyamuriro twari duturanye, bajyaga banyita Mameya. Najyaga ngenda nkagaruka, nkagenda nkagaruka, mva iwacu njya kuri paruwasi yenda tugiye gusenga, ariko nari nzi ko nanjye nabonaga ko abantu bambonamo wenda ko ndi umukobwa witonda. Icyo cyambagaho nari nkizi. Igihe cyaje kugera rero ndashaka, nshatse njya mu rugo ndubamo, ariko Imana yagiye ikora ibitangaza. Narahageze, Imana inkorera imirimo, mba umubyeyi ndabyara. Amashimwe rwose. Rero ni ukuvuga ngo umugabo wanjye twamaranye imyaka 10. Hagati aho icyo tuzajya nicyo najyaga mpuguraho abantu, nitujya kuvuga tuzajya tuvuga, ariko twibuke no gusaba neza. Kuko najyaga mbwira abantu ntikera, najyaga mbwira nigeraga mbwira Imana nkayisaba abana 6. Mu buzima bwanjye nakundaga abana 6, igihe kiragera nkumva ndashaka ndetse kubabyara 2. Ariko Imana ibona ko 6 nabyaye izo mpanga bitashoboka ko wenda nazabashobora, ariko umubare 6 irahumba. Imana ihimbazwe. Ubwo rero uko nabyaraga nkabyara indahekana, igihe cyarageze mu myaka 10 umugabo arataha, nsigarana inda ya 6. Ariko nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Imana yangiriye neza, mu gusigara jyenyine nagiye mbona ukuboko kw'Imana, mbona umwami ko yambereye mwiza. Imana yangiriye neza, ingendaho, irandwanirira mu bikomeye, ibihindura ibyoroshye, aho nabonaga jyewe ntashobora ikahitambika. Muri izo ndahekana ndatekereza, igihe cyarageze umwe ararwara, ari we wari uburiza bwanjye. Igihe kiragera arataha. Nari umukatolike, mbasha gusenga, mbasha gukora ibintu
bitegetswe na kiliziya gatolika. Ndibuka igihe kimwe hari impunzi z'abanyekongo zigeze guhungira iriya Rusumo, ariko baza gusaba imfashanyo. ubwo ni nko mu mwaka waba ubyibuka? Ndumva nabyibuka, ariko ndumva nanone bishoboka kuba ari muri za 90, ariko 90 oya, nabwo zari imbere ya 94 se, naho bishoboka kuba ari abanyekongo bahungira hariya bakabatuza iriya, ariko ni nko muri za 95 hari gutyo, ntabwo mbyibuka. Ariko ndabyibuka icyo gihe baje gusaba santarare ngo tubafashe. Abantu rero bari bakuriye nk'imiryango remezo, nari barimo, nari perezidante w'umuryango remezo, ariko nkumva mfite ishyaka cyane ryo gufasha abantu. Ubwo ndibuka ko muri ntuzange ni jyewe wabashije kugira imfashanyo zitubutse, ngira ngo zirimo ibishyimbo, ibigori, ibintu byari nabashije kugira ibintu byinshi icyo gihe. Ariko Imana imbabarire, kuko ubundi bajya bavuga ibyo si ibyo kwiratwa, ariko ndatekereza ko ubwo wenda ari ubuhamya bwo gukorera Imana nagize nkiri umukatolike. Ubwo rero icyo gihe uko nari mfite ishyaka ryo gukorera Imana, narakomeje nkumva ndabishaka. Igihe kiragera ngwaza umwana. Ngwaje umwana rero w'uburiza bwanjye, nibwo najyaga muri Pentecote bambwira ko bashobora kumusengera umwana agakira. Umwana naje kujya hitwa ku Kabungo, barasenga, ariko cyane cyane numvise ko umutima wanjye ahubwo ari wo wakize, kuko icyo gihe ni ukuvuga ko jenoside yari yarabaye. ubwo ni hanyuma ya 94? Ni 96, ndumva bishoboka kuba ari 96, 97 ni nkaho. Ubwo rero ubwo twagendaga bakajya gusengera umwana, cyane n'igihe wakize, kuko barasengaga nkabasha kurira, nkabasha kuvuga byose, nkabasha kubwira Imana byose. Imana rero yabashije kunyumva, iruhura umutima. Iruhura umutima, yamarira numvaga hari ikintu cyorosotseho, nubwo ibyo byose bitashize, ariko numvaga nsa naho norohewe, ndetse nkumva noneho kwa gusenga, bavuga, baseka, bagira ibyo byose, baririmba, numvaga igihe wari ibintu binejeje umutima wanjye. Ubwo rero igihe cyarageze, umwana aza kurwara cyane. ubwo icyo gihe uracyari umukatolike? Nari nkiri umukatolike. Ubwo rero nibwo naje kugenda, ndavuga nti ibyo aribyo byose nkwiye kugenda. Oya, ntabwo ari jye wabitekereje, ahubwo nararyamye, umwana yararwariye cyane, hakabaho ubwo ndara ndi maso, hanyuma ku manywa nkaryama. Naje rero kuryama, numva umuntu arankomanze, ankomanze, kandi icyumba cyanjye nari ndyamyemo cyari gikinze. Ndavuga nti ibyo aribyo byose, ubu uyu muntu ninde? Yarankanguye, ngiye kumva, kuko twari dufite radiyo, numva barahamagaye, numva umuntu aravuga ngo mwese muze, abarwaye, abafite ubumuga, ngo nimuza, hari umupasiteri bavugaga w'umuzungu uri buze i Remera, ati kandi byanze bikunze abantu barakira. Ubwo rero
nari nabanje kumva urwo rushyi gutya kumva umuntu akomanga, umuntu arankomanga, ariko nkangutse nshyira mu nyurabwenge ntekereza ko nta muntu wankomanze, icyumba ndimo kirakinze, kirakinze, umuntu umuntu arankomanze, numva ko ndavuga nti ibyo byanze bikunze bifite impamvu. Ubwo rero nibwo nabibajije neza, mbaza i Remera, mbaza iki. Bwarakeye njyana umwana, yari umwana nakundaga cyane, yari uburiza bwanjye, bamwitaga tante, twamusirinumaga tante, ariko yitwaga Uwamariya Brandine. Ariko jyewe naramukundaga, nkumva urukundo rwe sindushyikira. Nuko ubwo ukiri aho naguciye ijambo, uribuka umuntu wagukomanze ati kanguka kanguka, ntabwo wa mukozi w'Imana, ya ntumwa ya Yesu kera bafunze, hakaza marayika w'Imana agakomanga ati kwita inkweto maze usohoke hano. Bari bamuziritse bamurinze ari benshi, kandi ari ahantu harinzwe cyane. Ubwo bukeye mu gitondo bari buze kumwiyongeza bakamwica nawe, haza marayika w'Imana aramukomanga. Tekereza nawe uri Imana yagukomanze. Niko nabitekereje, ariko ubwo ni Imana yanshakaga, kuko abantu bari bamaze kuva i Burundi, nari nagiraga impano yo gukundwa. Aba bapasiteri pangira ngo uramuzi, barankundaga cyane, baraza rero bagashaka kumbwiriza ubutumwa. Ngewe bambwiriza ubutumwa nkumva ko ari bya bindi byo kureshya by'amadini ya Pentecote. Ariko noneho igihe kigeze bambwira ko nzanye umwana yakira, numva icyo cyonyine cyanjyana. Umuntu wese ufite umwana urwaye, uvuga ngo umwana wawe araza gukira, bigize kwizera uhita wumva ari byo, nta muntu utajyayo. Ubwo rero nibwo nagendaga, mbega kwa kundi mbaye hariya, ngiye ku cyumweru, kwa gatandatu nkajya muri Pentecote gusengerayo ngo bansengerere umwana, ariko nkumva nje nduhutse. Ku cyumweru nkajya iwacu muri Katolike, nkumva mbega sinareka idini, ndetse n'abantu natwe twari tuzi yuko uramutse unabatijwe kabiri, indi jambo batubwiraga ko ari icyaha ndetse cyasakira irego. Ubwo rero kubw'iyo sakira irego numvaga ntayikora, nkumva sinabatizwa kabiri. Ubwo rero nibwo nabayeho, zanze bikunze nduhutse iyo nabaga ngiye muri Pentecote. Kwa gatandatu najyaga gusengera y'iteka ryose. Ubwo igihe cyaje kugera rero, ubwo nibwo numvaga wa muntu ankomanze, yankomanze naratangiye gusengera muri Pentecote. Ubwo rero ngiyeyo nibwo twahageze, ukurikije ukwizera nari mfite, numvaga ko umwana wanjye agomba gukira. Ariko tugezeyo numva abari bwaremba cyane. Igihe kiragera rero, abakozi b'Imana baransanga bati turi ababyeyi, nta mpamvu, reka umwana asigare hano, icyo tuzi ni uko tatazakira. Nuko umwana tubaho ngo i Remera, baza kumenya, urareba nari nkiri umwana muto nanjye, mu myaka 34 wabonaga ko bifite ikibazo, wabonaga ko nanjye ndi umwana. Abakuru bari aho bati umuntu ntiyasiga abana we bonyine, nasange abana tuzagumana tante kandi nta kibazo. Musiga i Kigali narabibonaga ko bafata abantu bakabana nabo, kandi nko muri uwo mwanya nari mpari, wabonaga n'umwana yarakunzwe cyane, ukabona baramuzanira ibintu, baramuzanira amavuta yo kwisiga, baramuzanira imyenda yo kwambara, baramuzanira byinshi, ukabona baramukunze. Mbona rero nta kibazo, numvaga nta kibazo cyatuma nanga kumusiga.
nagiye mbayo rero ariko nkazajya njya kumurora, ngenda njya kumureba nk'uyu munsi nkajyayo, hashira nk'ibyumweru 2 nkasubirayo kujya kumureba, ntabwo natindaga kujyayo. Ubwo rero igihe kigeze nza kuza ariko mu gasaza ke ariko gaheruka ku ibere nari ngahetse. Ubwo navaga Rusumo narangiza nkamuzana hariya iwacu i Rwamagana, nkamusiga iwacu, ngewe nkakomerezaho nkajya i Kigali kureba umwana. Ubwo umunsi umwe rero kwa kundi navugaga ngo nkumva kubatizwa kabiri ari sakirirego, nkavuga nzajya nza mu masengesho kuko nahumvaga bindyoheye, ariko ntabwo nabatizwa kabiri, ndabyanga. Nagiye kubona mbona ndyamye iwacu, nagiye kubona mbona umuntu araje, mbona imbere yanjye haje Yorodani, kandi nabonye ari nk'iyo nabatirijwemo. Nagiye kubona mbona umuntu imbere yanjye haje Yorodani, umuntu araje, umugabo yari umugabo mwiza cyane wambaye imyenda y'umweru, arangije iruhande rwanjye hari abana 3. Ba bana 3 arabafata, abafatira icyarimwe, abacubiza muri Yorodani. Barangije bavuyemo bavamo bambaye ubundi bwiza ntazi uko bumeze. Ndangije rero ndarira nkurikira wa muntu mubaza nti nanjye mbatiza. Nari namaze kumenya ko ari umubatizo, nanjye mbatiza, ndamwinginga. Twaje gutandukana, wa muntu atambatije nakangukiye mu marira menshi. Rero uwo munsi rero nabonye umva nawe washakaga bwa bwiza umaze kubona, bwa bwiza bajye bagasa neza, reka ngende ngimo nzamuka n'ubwiza bwa bwiza. Rero wa muntu agenda atambatije, ndababara. Ubwo uwo mubabaro niwo watumye nemera kujya kwigira umubatizo. Warabyutse ubyukana akababaro kenshi, ndagenda njya i Kigali, mvuye i Kigali. Ku wundi munsi banditse abantu babasha kuza ku nyigisho z'umubatizo, nahise nanjye ntiyandikisha. Nguko uko natangiye rero kujya mu bapantekote, mu nzira y'uburokore, uko natangiye kujya kurokoka. Nguko ubwo rero iyo nzira kuva mu bwana. Bantu muduteze amatwi mudukurikiye, nimumbwire ko abantu mwigeze mwumva ereri y'amakosa, bwa buto nyine burashukana, right? Ariko nubwo bushukana yabashije kwitwara gitwari, ari nayo mpamvu ubona ari umubyeyi ushima Imana kugeza na n'ubu. Aho agereje aribwo yinjiye muri Pentekote, mu idini yari arimo rya Gatolika, yari afite ubuhamya. Mu rugo yari afite ubuhamya, muri karitsiye yari afite ubuhamya, kandi ari umukobwa. Ashinze urugo ahura n'ibizazane, ariko yakomeje kuba umwizerwa ku Mana, gusenga abigira integaza imbere. Uyu munsi wa none dore aho twicaye, ni umubyeyi ushima Imana, wakira abantu nk'uko na kera byari biri. Nawe rero uyu munsi aho uherereye aho ariho hose, Imana irahari kandi ni yacu twese. Aho usengera hose, icy'ingenzi kunda Imana n'abantu bayo. Mama aracyatubwira, ugeze muri ADPR, ukomeje umurimo w'agakiza. Wa mwana yaje gukira? Igihe rero cyarageze, umunsi tugenda navuze amagambo akomeye. Icyo gihe baducumbikiye, habaye igiterane kirekire, birangije tugira
tugira umunsi uruhijeho kuba twavuga ngo turasubira iburasirazuba tuvuye i Kigali. Ubwo rero icyo gihe twaraye aho niho haviriyemo kugira ngo umwana bamugumane, bamfashe kumusengera. Ariko byabaye inzira y'Imana yo gutaha, yatahiye i Kigali. Ariko nkigera ku marembo, mu muryango w'urusengero ninjiyemo, namanitse amaboko ndavuga ngo Mana, nuramuka unkirije umwana nzagushima kandi nzatanga n'ituro ry'ishimwe muri uru rusengero. Ubwo rero ibintu nabonye, nari mfite umwana wari ufite ubuhamya bwiza kandi yari akiri muto, yatangiye imirimo myiza ari umwana muto. Waba uhageze uri umugabo, uri umusore, ukabona azi yuko ikintu ari bugukorere ni ukukumesera isogisi mu ijoro kugira ngo ejo uzaryambaye ritanuka rimeze neza. Yari azi guhanagurira abantu inkweto. Uwo ni umurimo yajyaga akorera abashyitsi, ukabona iteka ryose kwita ku bashyitsi arabizi. Rero ibyo bintu byanteye gutekereza nti se Imana yashatse yuko azataha ari umuziranenge, nanjye kandi nkabasha kutazicwa n'agahinda ko gutekereza umwana iteka. Ubwo umwana yaje gutaha, ariko icyo gihe yari ataranabatizwa, ariko barimo kwigira umubatizo. Yaje gufatwa rero bari mu masengesho. Mu gihe twebwe tutari tuzi ko hari impano afite, we yaje guhamagara arababwira ati mbonye abana benshi, ati bambaye neza, ati kandi barimo barampamagara. Ubwo ni ubuhamya twabwirwaga n'abo basenganye, ati abana benshi barimo barampamagara, bandembuza ngo nze tujyane mbasange. Ati ariko nanjye numvise nabasanga. Ntabwo yari azi icyo avuga. Urumva yabibonaga gutyo mu iyerekwa rye, ariko ko ataramenyereye kumenya ko ari ihe yerekwa, akabwira uko abibonye ariko ntamenye ngo ni impano. Ubwo muri iryo joro, nko muri iryo joro nibwo yatahaga. Igihe cye cyari kigeze. Igihe cye cyari kigeze. Yari arimo abibona, bamuhamagara. Ubukwe bwe rero ari ko gutaha kwe no kumuherekeza, naho habaye ikindi kintu. Twamaze iminsi 7 dutaramye. Iwacu hari abantu benshi bakirijwe mu rupfu rwe, benshi. Abakobwa benshi bakirijwe mu bukwe bwe, muri uko kumuherekeza. Hari abakobwa bageze nko kuri bari bakiriye bageze nko kuri 7, ariko ubu abahagaze nanone baracyari benshi. Baracyari benshi, ntabwo habuzemo nka 5 bakirijwe, bagikomeje umurimo. Bakirijwe mu guherekeza tante. Ibyo byose rero nabonye yuko nanjye ari byo byanshakaga. Ubwo yaratashye, uretse ko byari bikomeye, namugiriraga urukundo rukomeye. Ni inkuru y'akababaro, ariko Imana ikomeze mutuza heza. Yego. Kandi ikomeze mworohereza. Kandi nawe ukomeze kwihangana, nubwo tubikugaruyemo ariko nta kundi. Twarabyakiriye kandi urumva ko nubwo adahari ariko afite ubuhamya bwiza cyane. Yaragiye nyuma ava mu mubiri, ariko ahita hakira abandi agakiza. Urumva ubuhamya nubwo adahari. We yagize ubuhamya bwiza rwose. Ubwo rero nuko tante nuko yagiye,
turashima imana ko yagiye mu ijoro, natwe nitutagwa isari tuzamusanga. tuzamusanga ryacu twese turasabwa kuriharanira no kurikorera. ngayo nguko rero nyuma yaho nibwo twagiye muri ubwo buzima butoroshye, ariko imana itubera gikurikirana. Yesu yabanye natwe, nta kintu nigeze muburana. Imana yabaye mu ruhande rwanjye, Kristo yabaye mu ruhande rwanjye, ntabwo nigeze ngira ikintu muburana. Umuririmbyi niwe wigeze avuga ngo nageze iwawe mbona abavandimwe, mbona umuryango. Ndakubwiza ukuri, nabonye imana iba mu ruhande rwanjye, mu bana batoya iba mu ruhande rwanjye. Ndibuka undi munsi nyuma y'icyo gihe nigeze kuryama, ngiye kumva numva umuntu arambwira ngo soma Yesaya 54, usome ku murongo wa 4 umanuke. Niho handitse ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni zitazagukora, ngo n'isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe, ngo ntuzawibuka ukundi, ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Icyo rero ngejeje kuri aka kanya mbona ko Imana itigeze nkoza isoni. Amen. Kuko nagiye mpura na byinshi, ariko narangiza nakongorera umwami wanjye, ariko wavuze ko ntazakorwa n'isoni. Ikintu cyaba kinaniye nkabwira Imana, ngejeje iki gihe nta muntu nigeze mbona kubwe avuga ngo niwe umfashije, ariko nagiye mbona ukuboko kw'Imana, nkabona Imana irabikoze. Mbese ntacyo wayishinza pe? ntacyo nashinja Imana. Ariko nanone tukiri aho, urumva aho wageraga ukavuga uti Uwiteka uvuze ko uzabana nanjye, uvuze ko utazankoza isoni. Byumvikane buri muntu wese uzikumva, abadukurikiye mutwumvira namwe, nuko hari aho babaga barahuriye ikamubwira ngo nzabana nawe sitagukoze isoni. Wafataga umwanya ukirana nayo, mugitindana wowe nayo mukaganira cyane, nkayibwira ikakubwira iti humura. Yego. Ko nako ni sawa, ndakumvise. nkayibwira kandi ntiyatindaga kunyumva. Ndibuka umunsi umwe abana bakimara gukura, numvaga mfite isoni zo kumva ngo umwana azabura kwiga ku mpamvu z'uko ari jye jyenyine, ariko ntabwo nigeze mbura minerivare. Byabaga bikomeye, ariko Imana ikabihindura ibyoroshye. Ni umukozi w'umuhanga. Imana ni umukozi w'umuhanga. Ndibuka umwana umwe yiga muri University Butare, nibwo nigeze kubura amafaranga, mbuze amafaranga, arababara abonye uko mbitekerejeho, aravuga ngo oya ma, ntabwo ushinzwe kubabazwa nanjye, ngo ntangiye kuba umugabo, nshobora gufata ingorofani ngacunga nkikorera ibintu nkabona amafaranga, nshobora kuba nakora mu buryo bwose bw'umuntu utangiye kuba umusore, ngo nakikorera n'imizigo amafaranga akaboneka, nakitunga. Rero ntabwo ari igihe ukwiye kukubuza kubaho ngo utekereze nabi. Ngo rero kuba abantu bose ngo nubareba abariho bose, ntabwo ari ukuvuga ko bize. Ngo rero nshobora kutiga kandi nkazabaho. Ngo rero ntabwo ari ibintu
bigiye bigutere stress kandi no zagukomeretsa umutima oya nuko ndamubwira ngo oya ntabwo ari ko Imana yambwiye. Nibwo icyo gihe ndibuka namaze kubona ko binyobeye. Ndibuka umushumba twari dufite yari yarayariwe n'inzoka yamurumye. Nijye nawe twari duhari rero tangije umuntu wabaga mu rugo yabaga mu rugo nk'umwana wacu. Ubwo ndamubwira rero yari umwana w'umurundi, ndamubwira rero Minani umenye ko ubu ari hano ariko ntacyo abashije gukora. Ni ukuvuga ko ushinzwe kumutekera, ushinzwe kumukarabya byose, ubwo ni wowe kamwitaho. Ubwo yari amaze kumbwira gutyo, ariko nari mubwiye ngo jya gusenga. Nawe arambwira ati kuva mbayeho nta muntu wigeze ambwira ko ijya gusenga. Sinigeze nsenga y'umuntu anegetse. Yabikoraga aho bishakiye. Yari n'umuvugabutumwa ahubwo. Yize Bibiliya kugeza ngira ngo no kuri ntoza ya yindi ya nyuma ya 0. Yari umuhanga muri arambwira rero ati ntabwo ngewe sinshobora gusenga y'umuntu anegetse. Sinagendera ko ubimbwiye. Niba ari wowe ufite kugenda genda wowe ufite ibyo ugiye kuvuga, ariko ngewe sinagenda ngiye gusenga y'umuntu anegetse kubwo uko bambwirije. Ntuko ubwo yambwiye gutyo ntekereje ko nari mubwiye ngo asenge nanjye turebe ko Imana yagira icyo ikora. Arampakanira. Yaragutereranye ubwo akunagiye agapira ati nibuka ko nahise nkaraba banza hari ntarigeze nanakaraba n'isabune. Ndiruka njya mu rusengero hari kuwa mbere. Ndagenda ngeze ku rusengero ntuko ngeze Imana ukuri rwose. Buriya rero tuzajya tumenya no kubwira Imana ni ukuyibwira byose. Tubwire nta buryarya tuzi twese n'ibyo turimo tutabwira undi muntu, ariko yo ikwiye kubibwirwa kuko ituzi wese. Ndangije ndagenda, najyaga mva kuri aritari nkagera hahandi umukristo wa nyuma yicara, nuko ndaboroga ndayibwira. Imana rero irumva kandi bikorera igihe ishakiye. Ntabwo uyu munsi sinakubwira ngo uko nabikoze wabikora bikaza uko, ariko ibikorera igihe ishakiye. Ndibuka naragiye maraho umunsi wose. Hari umukobwa wanjye muto uriya tubana, niwe namuhamagaye, yakoreraga i Nyakarambi, nawe ndamubwira nti ngwino. Nkumva sinabasha kubwira umuntu ngo nabuze ibihumbi za magana. Hari umuntu wabuze amafaranga ibihumbi 10 na bingahe bya ese byo muri segonderi, ngo mvuga ngo nabuze ibyo bihumbi. Hari umuntu wabuze 5 kurira muri segonderi. Nindangiza njye kumuganiriza ngo ibi wenda ngo nduhuke umutima, ngo naragiye. Waba umugushije yasigara avuga ati ni umwirata. Mbibwira Imana rero irumva rwose yo kabyara. Mbibwira Imana byose. Hari aho nageraga nkaryama, hari aho nageraga ngapfukama, hari aho nageraga nkaboroga, nuko ndayibwira. Rero uwo munsi hari ijambo numvise rimanutse muri jye ryo muri Yesaya 12. Ngira ngo ni umurongo yaba ari 6 yaba ari 4, 6
handitse tubarebe cyangwa ariko handitse ngo wa muturage w'i Siyoni nushaka baze kuhareba Yesaya uze gusoma mukomeze ayo magambo yose. Reba wenda ntabe nibeshye ni Yesaya 12. Ubwo icyo gihe rero nibwo nagiye kumva numva manikiwe n'iri jambo ryo muri Yesaya 12. Nahereye ku murongo wa 4 hari handitse ngo kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose, ibyo ibyo n'ibyamamare mu isi yose. Uyu murongo wa 6 rero handitse ngo wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane, kuko uwera wa Isirayeli uri hagati yawe akomeye. Haleluya, amen, haleluya, amen. Uyu munsi rero ni ukuri natekereje kuri uyu murongo, aka karongo ka 6 niko natekerejeho cyane, kavuga ngo wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru urangurure cyane uvuge ko Uwiteka uri hagati muri wowe akomeye. Haleluya, Uwiteka uri hagati muri twe yarakomeye. Uwiteka ni umwami, Uwiteka ni umwami. Yesu yapfuye ku bwacu, ariko burya yababazwaga kugira ngo natwe tuzababarirwe, kandi kugira ngo kwambara ubusa kwe natwe twambare, haba mu buryo bw'umubiri n'umwuka, twabashije gukira ku bwa Kristo. Amen. Iri jambo namaze kuribona narisubiyemo inshuro nyinshi, ngo wa muturage w'i Siyoni we, akarongo ka 6, wa muturage w'i Siyoni we, ushyire hejuru uvuge uranguruye cyane, Uwiteka uri hagati muri wowe arakomeye. Uwiteka uri hagati muri twe arahambaye, arakomeye. Ni ukuri ni umwami. Nagiye ibyo mbibona, nagiye mbibona, mbona Uwiteka arakomeye, mbona ni umwami asumba byose. Uwo munsi rero n'ubundi ubwo naragendaga nkaririmba, namaraga gusoma nkako nkaririmba nkavuza akagoma, nuko ariko iri jambo ryaraje na wa mubabaro najyanye wose ubu urashize. Ubwo byagejeje nimugoroba ndataha tuganira n'abana. Uwo mwana yajyaga agira ijambo ryiza ukumva urashaka ko akuganirira, ariko uwo munsi ni ukuvuga ngo ni jyewe wabashije kugira. Uwo munsi ntabwo nigeze muvugaho, sinigeze ntuma tubwiriza tugiye gusengera kuryama. Ni jyewe wasomye rya jambo numviye mu rusengero, ntacyo narinzi rero. Uwiteka rero afite byose mu kuboko kwe. Nagiye ngiye kubwira Imana Minervari, kandi nyibwira yuko yavuze ko itazankoza n'isoni, ko n'isoni zitazigera zinkora, ariko yambwiye. Ariko noneho mu ijoro turaganira tujya kuryama, ntabwo nari nzi ibizakurikiraho ngo ni ibiki. Ariko icyagutangaza, bwarakeye mu gitondo byari 10:40, ngiye kubona mbona numva umuntu arahamagaye. Ndagenda njya kureba telefone, nari naraje kuri cagi, ndaza umuntu arampamagara ati umwana yagiye ku ishuri. Ntoya azagenda ryari simbizi. Hanyuma se bimeze bite? Ntibiraho. Urareba se azajya ku ishuri ryari? Ngira ngo icyo gihe nari mfite amafaranga, ngira ngo mu ntoki zanjye
nk'ibihumbi 200 kandi yashakaga amafaranga menshi. Ndangije ndavuga nuko umwami Imana nabishaka azajya ku ishuri. warabanza ujya gusenga wiyikoreza imitwaro umunsi ukomeza kuyizera uti azajyayo. Ubwo igituma nangaga kuvuga naravugaga se ubu niyo umuntu yamfasha yampa ibihumbi 10 akampa 20 akampa 100 use ibyo byose icyo Imana ishaka aba aricyo kizakureka. Nuko akomeza mbaza nanjye muhisha bya bindi byanjye byose, muhisha ko ntacyo mfite, ndamuhisha ndamwihorera. niba azi ko bigoranye kubona minerivare nabyumva aricyo nyine ko binaniye. Nuko nyuma yaho asa kumbwira ati umwana ntakanguka uze kumubwira nsange ku kazi. Ndaza kumushyirira kuri konti y'ikigo 1 miliyoni. Imana ihimbazwe. Rero Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro, kuko ubu icyo nabonye ni uko Imana ifite amafaranga, ifite byose mu kuboko kwayo, ifite n'aho yabinyuza utatekereza ko yakagombye kubihanyuza. Zanzira igihumbi ifite nyinshi ikagera ku muntu wayo cyane. Ese wa mugani ijambo ry'Imana riravuga ngo niba umuntu abasha gutega ugutwi akumva abari kumubwira bakamubwira akagira ubwo yumva ibyo bamubwira, Imana yizabura kugira neza abayitakira ku manywa na nijoro. Igomba kubyumva kuko wari wafashe umwanya wawe ujya kuyibwira, ntiwabwira undi muntu wese, ubwira Imana gusa. Ni ukuri uri umubyeyi ukunda Imana rwose. Ubwo nagiye kubona nyine mbona mu gitondo aragiye ashyira amafaranga kuri konti y'ikigo. Natekereje rero icyo gihe inka yaguraga nziza nk'ibihumbi 200 nziza cyane y'inzungu. Natekereje nsanga 200 muri miliyoni, nsanga ni umuntu umpaye 5 miliyoni. Nsanga ni umuntu umpaye inka 5 kumpa 1 miliyoni icyo gihe ni nko kumpa inka 5 nziza. Nuko ndangije mbona nyine ko nta kundi ibyo byose ari Imana. Nari naravuze ngo nzashimira Imana igihe kigeze, ariko icyo gihe ntumvise binyobeye njya kuvuga ineza y'Imana mu nzu y'Imana. Nuko nguko uko byangendekeye rwose. Utantera emotion nkarira kubera ko najyaga nkubona nyine nkabona n'ubundi ufite umutima wa kimuntu, uracyakunda Imana. Hano tujya duhurira henshi uvuga Imana, no mu rugo ubushima Imana. Ni ukuri ufite inkuru nziza kandi yuzuyemo ubuntu bw'Imana. Uyu munsi wa none twicara hano tuvuga ku kugira neza kw'Imana, wabonye Imana, ariko twavuga kugira neza kwayo bugacya bukira cyane. Ndagushimiye ku byo umaze kutubwira byuzuyemo ubuhamya bwiza kandi bwubaka umutima wa muntu wese ukeneye kugera ku Mana. Mami hari ntabwo kuvuga ibyambayeho ni byinshi, ni byinshi. Imana yarandereye nanjye Imana irandera. Urumva niba narabashije kugira, hari benshi bagenda bagira ibyago, ntabwo burya ni urusange mu bantu, ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari ibyanjye jyenyine. Ariko iyo ntekereje mu myaka 34 nari mfite, nagombaga guhuramo n'ibikomeye. Jyewe narwaye intimba, ndwara intimba
intimba yenda kunyica ariko nayikirijwe n'umwami Imana. Imana yanyirije intimba ndabibona. Imana yangiriye neza, Imana narayibonye. Ndumva twaregeraho ubundi tuzongera ikindi gihe. Gusa imirimo y'Imana, Imana yagiye ikora byinshi mbikubwiye uhereye ubwo nkubwiye igice cya mbere cyo mu minsi ya mbere ariko ubwo ni ukuvuga ngo ahari ubwo ngejeje nko muri 90 na kangahe nkubwira imirimo y'Imana yagiye ikora, ariko ntabwo nkubwiye kugeza kuri uyu munsi, kuko ntabwo nkugereye aho Imana yagiye inkura mu bitaro i Kibungo, aho yagiye inkura na agisida nagiye ngira, ibyo byose wa mugani ntabwo tubwiye. Tuzagaruka utubwire izi mbago zageze ahaziteye, urabasha kugenda ufite amashimwe mu by'ukuri. ni amashimwe pe. Yesu yagiye akora imirimo n'ibitangaza, uko mwakeneye ko mbabwira Yesu ni umwami. Murakoze cyane, ndagushimiye kandi Imana ikomeze ibe mu ruhande rwawe nk'uko yakomeje kubana nawe kuva A up to Z. Nshuti bakunze mudahema kudukurikira, tubashimiye ko mwabanye natwe kuri uyu munsi. Ni igice cya mbere, mutubwiye muri comment niba muri kubikunda, tuzagaruka kumusura tubwire ibyinshi byisumbuyeho. Turabakunda, ikiganiro cyacu nakagaruka, mugisangize n'abandi bose. Astra Vista.